empty hearts and neon lights. Muraho neza bakunzi b'inyigisho zinyuzwa kuri uru rubuga rwa Turuturu channel. Murasuzwa na Paul Hitman. Uyu munsi rero twabateguriye inyigisho iryoshye cyane ivuga ku guhinga umuceri. Murabizi neza ko leta yacu irimo iragerageza kwagura ubuso buhingwaho umuceri kuko ari igihingwa cyiza cyadufasha mu iterambere ry'igihugu. Muranabizi kandi ko amamashini ni ikintu cya mbere gishobora kudufasha kongera umusaruro kandi mu gihe gitoya tutanavunitse. Mu guhinga umuceri rero hari imashini zabugenewe zishobora gukoreshwamo igikorwa kikihuta kandi tukagira umusaruro uhagije wahaza byibuze umuhinzi umwe akagaburira abantu 100. Uyu munsi rero twabatumiriye umuntu ukomeye cyane, ni umu expert, araza kubibwira birambuye, araza kudusobanurira byinshi kuri izo mashini zikoreshwa mu buhinzi bw'umuceri. Murakoze cyane. Hatangira utwibwira. Murakoze. Amazina nitwa Jonathan, nkaba ndi umwarimu muri Rwanda Polytechnic IPRC yahuye, ni IPRC barizwa mu majyepfo. Nkaba nigisha muri department ya Agriculture Engineering, then agashami ka Agriculture Mechanization. Nkaba ariho nkorera umurimo wanjye wa buri munsi n'ubundi ibyo by'amashini bihuguraho abantu bagiye batandukanye. Muri iyi video rero nkuko bari bababwiye turaza kuvuga kuri zino mashini z'ubuhinzi ariko zifashishwa mu kugira gute mu gutera umuceri. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hanyuma abantu benshi bajya bibaza niba koko guhingisha guteresha imashini, donc imashini itera umuceri birashoboka mu Rwanda rwacu twabikoresha? Yego birashoboka cyane kuko buriya imashini zitera umuceri ni imashini n'ubundi ziba zarakozwe n'abahanga, hanyuma zigakorwa ku buryo zishobora gukora ku butumburuke runaka cyangwa se mu mirima runaka. Birashoboka cyane. Transplanter nkuko wenda tuzita mu Cyongereza zirashoboka cyane kuziteresha umuceri mu mirima yo mu Rwanda. Hanyuma se dusangize nibihe byiza byo gukoresha izo mashini kugira ngo abantu babimenye neza, banamenye ibyo bajya gushaka. Urakoze cyane. Ubundi iyo tuvuze imashini tuhita twumva ikintu nyine cyihutisha umurimo, twumva ikintu kigabanya imbaraga umuntu yagukoresha. Uvuze ngo ibyiza rero bya transplanter ni byinshi cyane. Icya mbere nuko byihutisha akazi. Uvuze ngo niba uri kugira gute uri kugemeka umuceri wawe cyangwa se transplanting, uvuze ngo birihuta kugira ngo wenda uzakoresha abantu bakoresha intoki. Iyo ukoresheje imashini uwo murimo wawe gira gute urangira vuba. Ikindi nuko byoroshya akazi. Ubundi byoroshya akazi kuko niba ari umuntu umwe uri gutwara iyo mashini uvuze ngo biramworoheye kuko iyo mashini ikoze mu buryo rwose umuntu wese ushobora kuyitwara yumva yoroheye kuko ni akamashini ugenda usunika ugenda utera nyine, urumva hari procedure nyine cyangwa se hari amabwiriza ugenda ukurikiza hanyuma ikagira gute bikoroha. Ikindi nuko ahantu hatewe n'imashini iyo umusaruro uhaboneka uba ari mwiza cyane, uba ari mwiza kuko urumva iba yarabikoze na precision nyinshi cyane. Uvuze ngo ibyiza rero by'imashini urumva ko ni byinshi cyane. Muri rusange ni ibyo ngibyo nakubwira. Urakoze cyane. Hanyuma se umuntu yakwibaza kugira ngo iyo mashini itera umuceri ikoreshwe ubundi hasabwa iki muri rusange? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko hari abantu bibwira yuko imashini cyane cyane nk'inumva nk'iyo itera umuceri ushobora kuyitumiza wenda kuko mu Rwanda nta hantu bazikora, ukayitumiza wenda nko hanze ukaba wumva ko uhita uyijyana mu murima ako kanya. Oya, ntabwo ari byo. Bivuze ngo ibisabwa ni byinshi. D'abord umurima wawe ubundi uteye ute? Urabizi mu bishanga byo mu Rwanda hari ibishanga bitebera wanajyamo rwose ugasanga uratebeye wenda birenga kurenga bote yawe, sibyo? Bivuze ngo icya mbere gisabwa ni umurima wawe uteguye neza. Ushobora kwibaza ati umurima uteguye neza umeze ute? Umurima uteguye neza rero ni wa murima ikintu cya mbere ubanza gukora niba ufite igishanga cyawe uhingamo, sibyo? Cyangwa se hari n'intuza, hari n'igihe bajya bahinga ku misozi birumvikana mu materasi. Bivuze ngo urabanza ukagira gute ukabanza ugatsindagira hasi kugira ngo ya mashini yawe nkuko nabivuga kwika kw'ibishanga byacu niyo nayishyiramo itazagira gute itazikamo hasi. Bivuze ngo utegura hasi
ukazana ukakompakta ukazana compacteur hasi urumvikana wabanje gukuraho ryataka ryo hejuru rya rindi rihingwa kandi tuzi ko dukunze guhinga kugeza kuri santimetero 30 bivuze ngo ukagera kuri santimetero 30 ugakuraho iryo taka ryose rihingwa hanyuma handi hasi hose hasigaye ukagenda ukakompakta ukakoresha ubwoko bw'ibitaka bigiye bitandukanye cyane cyane nk'ibumba nanone ukagenda ukazana compacteur ukakompakta hakagenda hagakomera nyuma ukazazana no ryataka rihingwa kugira gute ukarishiraho neza ku buryo mu gihe ushyizemo imashini yawe idashobora gutebera ngo igire gute yikemo hasi ndiko bahari biri kumvikana yitari kwika rero bivuze ngo ugenda nyine noneho utera kuri mezire za nyazo ikindi nuko mu bisabwa hagomba kuba hari n'umuntu uzi kuyikoresha sibyo bivuze ngo umuntu uzi kuyikoresha rero agomba kuba afite ubumenyi yakuye ahantu nk'ubu ngubu ahantu ubumenyi bushobora gutangirwa ni muri Rwanda Polytechnic. Rwanda Polytechnic ni ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro aho ngaho iyo ugiyeyo baguha ubwo bumenyi uburyo ushobora gukoresha iyo mashini bakwigisha uburyo uyitwara bakwigisha uburyo nyine uyiteresha mbega ibyo ni byo bintu bya mbere byibanze ikindi ni uko ugomba kumenya n'iki n'uburyo iyo mashini yawe uyitaho kuko hari igihe baguha imashini kubera kutamenya kuyitaho neza wenda mu nshuro ya mbere igakora neza ariko mu nyuma kuko utamenye uburyo bahindura amavuta uburyo bayikora maintenance mbega muri rusange ugasanga nabyo bibaye ikibazo ibyo ngibyo rero ni ibintu byose bisabwa kugira ngo iyo mashini yawe izabashe kuguha wa musaruro twavuze mu kanya kashize. Aha urakoze cyane hanyuma se tumenyereye ko imbuto ziterwa donc imbuto z'umuceri ziterwa zibanza kujyanwa mu ihumbikiro ese iyo umuntu azakoresha imashini ahumbika bisanzwe nk'umuntu uzateresha amaboko bisanzwe cyangwa hari umwihariko wabyo mu by'ukuri dusobanuriye nasari y'umuceri uzaterwa hakoreshejwe imashini uhumbikwa gute dusobanurira abanyarwanda babimenye cyane kuko bifitiye amatsiko. Yes ako ni akabazo keza cyane kuko ni ikibazo cyiza cyane kuko ni ibintu umuntu wese ashobora kwibaka bateye ko se iyi mashini yacu izatera umuceri koko natwe tuzabikora nka byandi usanga dukora mu bishanga tukagenda tugashyiraho urabona ko hari uduploti ugenda ku ruhande ugashyiraho umuceri wawe uzavamo icyo twita ingemwe cyangwa se seedlings bivuze ngo ku mashini ho biratandukanye ko ku mashini hari ibipimo biba byaragenwe ku mashini y'utera hagati y'umurongo n'undi hajyamo santimetero 30 biraregeye kuri mashini bashyizeho 30 bivuze ngo nawe iyo ugera muri pepiniere cyangwa se mu buhumbikiro cyangwa se muri nasari bivuze ngo nawe ugomba kugira gute gushyiramo ushaka izo seedlings zawe bitewe n'iki bitewe na ya distance iri hagati mu mirongo bivuze ngo rero gutegura pepiniere yacu tubigenza dute hari utubox cyangwa se utubuwate tuba dufite turabanza tukadufata hasi tukabanzamo iki akantu k'agapapuro korohereye ako gapapuro rero korohereye iyo turangije turenzaho itaka iryo taka tubyumvikane ni itaka riba rimeze neza ritarimo ibinonko ritarimo amabuye ritarimo ibindi bintu by'ibyakatsi byose mbega urabanza ukagira gute ukariyungurura neza rikaba rimeze neza uze ngo urishyira muri utwo box bikagera kuri 3 bya 4 by'ako ka box turi kujyana bivuze ngo iyo urangije rero uzana seeds zawe cyangwa se imbuto yawe y'umuceri ushobora ari variete zigiye zitandukanye ibyo nta kibazo kiba gihari ariko izo seeds nazo twibuke yuko wabanje kuziraza hehe mu mazi byibuze amasaha hagati ya 12 na 28 zikinikwa kugira ngo zize kugira bwa buhere cyangwa se wenda mu ndimi z'amahanga icyo twita moisture content bivuze ngo ku buryo zigira ubuhere imbere none ku buryo bizazororera kugira gute kuzamuka izo ngizo rero n'ubundi kizivana mu mazi urabanza ukazitera imiti iyo miti rero izatuma itagira gute izo uwo muceri wawe utagira gute utatakwa n'ibyonnyi wenda twasanze muri ubwo butaka wenda nko mu nkinzi y'Uganda ntago baba buri sterilize icyo gihe hari icyo twita seed treatment cyangwa se kwa kundi ushyiraho intoza imiti yagenewe kwica ubukoko bwose hanyuma rero uwo muceri uraza ukawunyanyagiza kuri ryataka muri ya box ya 3 bya 4 ukawunyanyagizaho neza ku buryo nta hantu usigara ubona agataka iyo urangije rero urongera ukorosaho itaka iryo taka ukaryorosaho neza akabox kawe ukagira gute ukakuzuza iyo urangije worosaho ibyatsi kugira ngo rya zuba riri hejuru itagira gute zazatuma
ryinjamo imbere neza mu kabox. Aho ngaho rero iyo urangije no korosaho kugira gute umenaho amazi uruhira kugira ngo noneho imbuto zigire gute zibe zabasha kuzazamuka. Icyo gihe rero ushobora kujyana ahantu n'ubundi hatera igicucu, tuvuge nko muri nasari ushobora kujyanamo ukagenda ugaterekamo n'ubundi za zindi dusanzwe twubaka zisanzwe, ukagenda ukadepozamo ubwo box ngo hejuru habagize gute haba hatwikiriye. Icyo gihe rero iyo umaze kudepozamo utegereza hagati y'iminsi 3 n'5 kugira ngo izo mbuto nyine izo seedlings cyangwa se izo ngemwe zizagiye gute ziba zatangiye kuzamuka. Iyo zamutse rero byatugira gute ubikuraho kugira ngo nazo zitangire kwakira ryazo. Muzi yuko izuba naryo rigira uruhare mu kugira gute mu gutuma ibihingwa bigira gute bikura bizamuka bikora photosynthese muri rusange. Icyo gihe rero nibwo ubuvuze ati ziri kuzamuka no mugategereza iminsi 15. Muri iyo minsi 15 nibwo noneho ziba zazamutse zishobora kugera ku rugero rwa santimetero 18. Zango urumva ko ni ingemwe ziba zazamutse zimeze neza zigaragara neza. Ari nabwo noneho ya mashini yacu twise transplanter ibishobora gutera izo ngemwe cyangwa se izo seedlings. Ariko nanone ikindi hano twakwitondera nuko izo seedlings ntabwo ugomba kuzireka ngo zirengerane cyane. Ubundi iyo zatangiye kurenza iminsi 20 icyo gihe nyine urumva biba byatangiye gupfa. Bivuze ngo hagati y'iminsi 15 na 20 seedlings ziba ziri tayari kuba zaterwa n'iki, zaterwa na transplanter, ya mashini twabonye y'ubuhinzi itera umuceri. Hanyuma ndashaka ko usobanurira abanyarwanda ibijyanye n'iyi mashini, tubwire muri rusange birambuye ubundi iyi mashini iteye gerageza. Urakoze cyane. Nibyo koko iyi mashini wenda ngerageje kuyivugaho hari ukuntu iteye cyangwa se design y'aba engineer nyine bayikoze. Ni imashini zigenda zibarirwa mu byiciro bigiye bitandukanye bitewe n'iki n'uko nababwiye n'aba engineer. Bivuze ngo hari imashini itera umuceri ifite amapine 2, sibyo? Ya yindi umuhinzi agenda ahagaze ayigenda inyuma. Iyo ngiyo rwose ifite amapine 2 gusa. Hanyuma hakaza yindi ya kabiri ifite amapine 3. Bivuze ngo hari agapine k'imbere ariko hari n'ayandi y'inyuma 2. Iyo ngiyo rero wenda ahantu itandukaniye wenda niyo ya mbere nuko yo no mu muhanda usanzwe ushobora kwitwaramo. Bivuze ngo agapine k'imbere ushobora kugakuraho kakandi kajya mu murima ugashyiraho agapine gasanzwe nyine kajyamo imyuka, ukaba wagenda kuri kaburimbo cyangwa se mu murima umuntu uza mu mihanda y'igitaka ugatwara. Mu gihe ya mbere yo ifite amapine gusa y'iki agenda mu murima gusa. Bivuze ngo iyo ijyanye mu murima bisaba kugira gute gushaka nk'ikintu uyitwaramo cyangwa se iyo mashini ikabigira gute ikaba iri muri stock yegereye imirima yawe. Bivuze ngo niho bitandukanye. Noneho nk'iyo ngiye ya kabiri n'imbabwi ifite amapine 3, iyo uri gutwara bisanzwe mu muhanda iyo ugeze mu murima ukuraho ka gapine k'imyuka ugashyiraho ka gapine kagenewe kugira gute kugenda hehe mu murima w'ibishanga cyangwa se mu murima urimo iki, mu mirima y'imike murayizi birimo ibyondo bivanze n'iki n'amazi bigiye bitandukanye. Hanyuma haza n'ubundi bwoko bwa transplanter cyangwa se iyo mashini itera umuceri bwa gatatu, noneho bufite iki amapine 4. Kaba kameze nk'akamodoka hahandi umuntu uyikoresha cyangwa se umwopereta yicaramo neza hanyuma akagira gute akaba yatera. Bivuze ngo tubonye iki ibyiciro 3 bya transplanter cyangwa se by'imashini zigira gute zitera cyangwa se zigemeka iki umuceri. Hanyuma rero wenda turebye wenda nko kuri iyo ya mbere cyane cyane ko niyo ya kabiri nizo zigaragara cyane mu Rwanda. Nk'iyo ya mbere tuzabona yuko inywa essence. Ikindi iyo turebye mu horsepower ni akamashini ubundi kabarirwa ntabwo kajya gakunda kurenza horsepower 10. Bivuze ngo kanyine urumva kuko ntabwo gafite imbaraga cyane. Bivuze ngo karumva karanoroshye. No kanywa essence. Ikindi wo n'ibiro byako wenda ntabwo ari byinshi, ntabwo birenze 180. Bivuze ngo umuntu wese yagakoresha rwose ni akantu koroshye cyane. Ikindi nuko ako kamashini ubundi kagiye kagira ibice bigiye bitandukanye. Bivuze ngo ntabwo iyo mapine ariko hari ibindi byo twakwita mu cyongereza byita floating device cyangwa se ibintu bituma kadatebera hehe
mu ntuza mu murima karimo. Bivuze ngo ni bya bintu urabona muzi nk'akajerekani murabizi wenda kera hari abana bajyaga bojya ku tujerekani. Bivuze ngo nabyo bimeze nk'ibijerekani biri hasi ni bitatu, kimwe kiri hagati ibindi yabiri cometse ku ruhande. Ni bya bindi bituma imashini yagira gute itika ngo ijyemo hehe ijyemo hasi cyane ko ari no mu bishanga. ari no mu bishanga. Urumva imashini yawe ntabwo yagira gute ntabwo yakwika. Ikindi nuko ifite ubuntu bugenda buyobora, ifite umuntu ugira ibintu tugenda tuyobora. Niba ushaka ati iburyo ukanda akiburyo. Okay, mu cyongereza ni steering handle. Urumva ukagakanda iyo ushaka kujya iburyo, ukongera ugakanda handi kugira gute iyo ushaka kugira gute ushaka kujya ibumoso. Bivuze ngo muri rusange rero iyo mashini bivuze wenda mu buryo buvunaguye ni ibyo ngibyo ifite. Urumva ifite n'itara birumvikana, ifite uburyo bacana bayicana. Ibyo turaza kubireba tugeze mu murima uko kugira gute bayikoresha. Hanyuma iyo mashini ya kabiri ifite amapine 3 n'ubundi ni ifite amapine 4, nayo zigenda zizamura horsepower ariko inyinshi ntago zigiye zirenza horsepower 15 n'ubundi. Bivuze ngo wenda tuvuze horsepower nyine ni imbaraga zayo. Imbaraga zayo bitewe n'ababikoze. Numva hari inganda zigiye zitandukanye zigenda zikora ayo transplanter, ariko imbaraga zivariya aho ngaho hagati. Bivuze ngo ushobora gusanga imwe ifite 12, ugasanga bayiha 13, 14 gutyo. Murakoze cyane. Hanyuma rero wadusobanuriye ukuntu utegura nasari yacu y'umuceri, udusobanuriye imashini ukuntu iteye yubatse. Noneho rero ndifuza ko ubihuza byombi ugasobanura ukuntu transplanting ikorwa cyangwa se kugemeka, kuvana muri nasari ukajyana ku mashini ukajya mu gishanga ugatera wa muceri wawe. Binyuremo muri makeya abantu basobanukirwe neza. Murakoze cyane. Bivuze ngo nkuko twabivuze wenda mu kanya kashize, bivuze ngo urabanza ugategura za seedlings za ngemwe zawe ugomba kujya kugemeka mu murima. Bivuze ngo niba zabonetse ya minsi yashize zabonetse neza, imashini yawe imeze neza, bivuze ngo icyo gihe noneho gahunda ni ukugera he, ni ukujya mu murima. Wa murima n'ubundi wagize gute wateguye. Uwo murima wateguye wenda nuko twavuze gutegura imbere wenda gutsindagira n'iki byose, nuko uwo murima ugomba kugira gute kuba waravuruganyije cyangwa se kuvuruga. Sibyo fadaring nyine mu cyongereza. Ibyo rero bikorwa gute? Urumva n'ubundi daboro urabanza nyine ugashyiramo isuka bisanzwe, ukarima ugasanza ukoresheje za rotari nyine cyangwa se yasuka isanza. Birumvikana ko nanone ushaka kwibaza uti ubundi muri iriya mirima yo mu gishanga amapine y'imyuka ajyamo? Oya, ntago ajyamo yose, sibyo. Hari ukuntu buriya kuri torotoro inyuma ari amapine y'imyuka yakuraho ugashyiraho ibipine by'ibyuma bishobora kugenda hehe kugenda mu gishanga bya bindi bitagira gute bidafatwa. Icyo gihe rero nibyo ucomekaho. Hari igihe ushobora kubicomekaho byonyine cyangwa se ukarekeraho ipine y'umwuka ukazongera neza, cyangwa se wa murima wawe uteguye neza. Hanyuma ukareba imbere yawe. Bivuze ngo ubu uri tayari noneho kugira gute gukoresha ya mashini. Bivuze ngo iri kwaka, reba neza imbere yawe noneho. Mu kureba imbere bivuze ngo ubu uri gushyira muri position neza. Niba utangiriye umurima wawe iburyo, bivuze ngo hano ku ruhande hari akantu twita ruling mark, cyangwa se ni akantu kagufasha kugenda gaca umurongo kugira ngo nugaruka uze kumenya ahantu uragira gute uranyura. Bivuze ngo ka kantu niba uri iburyo urafungura hehe akibumoso. Noneho nugafungura utangira ugire gute. Bivuze ngo hano hari imbere yawe hano haba ari amarevi yagiye atandukanye, sibyo. Bivuze ngo imashini wayimanuye, then urohereza commande, hari akarevi kaba kari hagati ukohereza commande. Noneho hasi hari utuntu twita amapika, cyangwa se n'utuntu tugenda dufata za ngemwe zawe, tugenda dukubita dufata ya ntu za ngemwe rero turadupika. Dushobora gufata guhera kuri 2 kugeza ku 8. Bivuze ngo nabyo urabiregera hasi. Bivuze ngo urabiregera niba ushaka gufata nyinshi cyangwa se ushaka gufata nkeya. Hanyuma rero igikorwa cyawe cyo gutransplantinga cyangwa se cyo kugemeka kikaba kiratangiye. Iyo gitangiye rero hari uburyo umuntu agendamo, ntabwo ugenda uko wiboneye, sibyo. Bivuze ngo niba imashini yawe ifite gutya, bivuze ngo ugenda ikirenge ku kindi. Hano uri kuhabona ikirenge ku kindi. Iyo umeze gutya ukagenda ikirenge ku kindi, kuko hano hirya hari urugemwe na hano hino hari iki urugemwe. Bivuze ngo ugiye utandaranyije wabikandagira. Bivuze ngo ugomba kugenda uri pose nyine umeze neza nta kibazo.
wagera ku hakurya rero urangije ukagira gute twabonye steering hand cyangwa se twakuri gufasha gukata bivuze ngo imashini yawe ugira gute ukuramo ya commande yo gutera hanyuma imashini yawe ukayizamura ugakata nyine bisanzwe hanyuma rero nigeze kukubwira ko hari akantu kaba kari guca umurongo hano twe twafunga k'ibumoso ako ngako rero uragafunga none ukagira gute ugafungura kiki akiburyo agafungura kiburyo hanyuma wa murongo waciwe uwureba imbere yawe ku mashini rero hari akantu kabi imbere kitwa center mascot mu Kinyarwanda aho sinzi ukuntu akavuga ariko kitwa center mascot ni akantu nyine kagenda ureberamo hehe muri wa murongo bivuze ngo kugira ngo ugaruke rero ugaruka ukareberamo neza ugenda n'ubundi za ntambwe uzitera neza urumva ka kandi kiburyo nanone kari guca umurongo hanyuma wagaruka nanone hano watangiriye ukongera gutyo paka umurimo wawe ugize gute wose urangije bivuze ngo iyi ngemwe zigenda zishiraho ugenda ugira gute uzongeraho paka igikorwa cyawe kibaye ikindi nuko wenda turi bibuze kubona bivuze ngo niyo uri kubikora gutyo bundi tumashini tugenda nyine ngo nabwe tugenda dutandukana ariko akenshi ushobora byibuze gutera hagati ya hegitare 2 none nawe nako ko haruguru kugeza kuri hegitare 5 ariko bivuze ngo biterwa n'umuntu uri kugakoresha kuko ushobora kugera hagati wenda ukumva urananiwe ukaba waruhukaho ariko ubundi naho ngaho murakoze cyane hanyuma rero ndifuza ko muri rusange bidusobanurira mbese iyi mashini yitabwaho umuntu ashobora kugira ikibazo akavuga ngo mbese yakoreshwa kugeza igihe cyangwa hari ibindi bikenerwa kugira ngo ikomeze igire ubuzima bwiza tunyuremo muri makeya ni gute maintenance yayo ikora bite muri rusange urakoze cyane nibyo koko buri ikintu cyitwa maintenance ni ikintu kiza cyane kuko iyo udakoze maintenance y'imashini yawe ubuzima bwayo bugenda bugabanuka cyangwa ukazasanga yageze gute yapfuye n'ubundi zango ro maintenance ya transplanter ntago igoranye ikintu cya mbere no kugira gute icyambere isuku niba uvuye mu murimo uvuye kugira gute kugemeka cyangwa gutera kugira gute yose neza niba hari ibyondo byagiyeho ugire gute ubikureho uyoze mbega ibe imeze neza ikeye cyo ni icyambere ugomba kugira gute kuyikora ikindi nuko buri transplanter igira amavuta agiye ageze gute atandukanye hari nk'amavuta ya moteri bivuze ngo amavuta ya moteri igira gute ibuka kugira gute kuyahinduranya mu gihe cyagenwe ibyo bivuze ngo iyi mashini yacu ya transplanter ngo twayirebye hejuru igira gute ikoresha essence bivuze ngo hari amavuta ya moteri agira gute akoreshwa kuri moteri zinywa essence hari amavuta ya moteri akoreshwa ku mashini anywa mazutu iyacu rero ikoresha iki ikoresha essence bivuze ngo ite kuri ayo mavuta umenye kuyahindurira ku gihe icya kabiri hari amavuta ya transmission bivuze ngo ayo nayo rero yiteho bivuze ngo ugomba kumenya igihe agira gute agomba kuvanirwamo n'igihe agomba kugira gute kongerwamo bivuze ngo amavuta ntazagusazane kandi hari icyo twita amagrade cyangwa se ubwoko bw'ayo mavuta ugomba gukoresha ubwoko bw'amavuta bwa nyabwo nta mpamvu yuko niba barakoze amavuta agomba kujya mu kindi kimashini uvuga ngo ibyo byose ni amavuta hoya bivuze ngo transplant igomba kujyamo amavuta ya nyayo ikindi buriya nuko hari twabonye yuko imashini igira gute igenda itera kuriya gutera rero hari ibyuma biba birimo imbere bikora izo muvoma ibyo byuma rero nabyo bikeri gute yabikeneye andi mavuta twita grease rwose nayo igomba kugira gute nayo ugomba kuyishyiramo kandi ukagira gute ikaba irimo neza yose yuzuye neza nta kibazo ukazajya ureba usuzuma niba nta kibazo iyo grease igize gute ifite ikindi rero buriya nuko muri maintenance n'ubundi yayo ugomba kugira gute ugomba kureba niba amaburo yose aracyafunze aracyariho ushaka kujya mu murimo ugasanga wenda hari nk'iburo ryatakaye wenda bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye icyo gihe rero ugomba kugira gute ugomba kubanza ukareba niba ugasuzuma niba amaburo afunze neza ukayafunga mbega byose ukareba niba nta gasinga kapfuye ukareba mbega niba ibintu byose imashini koko iri muri position ya nyayo kuba yagira gute yakoreshwa ikindi nuko wenda dukomeza kugenda tubivuga nuko umwopereta mwiza nyine n'ubundi yandika amasaha yakoze niba wakoze amasaha 3 uyu munsi byandika ahantu niba wakoze 5 uyu munsi byandika ahantu iyo record nayo ikagira gute nayo ukayibika
ibyo byose ni ibintu muri maintenance umwopereta ageze gute aba agomba kugira gute kwitaho cyane. Okay, murakoze cyane. Hanyuma rero ndifuza ko dusoza tugira inama abahinzi. Birumvikana ibyiza bya rice transplanter ni byinshi, ariko noneho bagira inama. Ese iyi mashini bayibona gute? Ese donc gerageza nawe nk'umu expert ubona ibyiza by'iyi mashini ugira aba bahinzi inama kugira ngo tugire ubuhinzi buteye imbere rwose, kuko nicyo twifuza. Urakoze cyane. Ubundi inama nabagira nuko nyine bakoresha zino mashini cyane zo buhinzi, babikangurirwe nyine babijyemo, kuko nta gihombo bazagira, kuko urumva niba bafata niba ari nka koperative yafataga umunsi wo kuzajya kugemeka cyangwa se kuzagera gute, uze ngo bigatwara abamambure bose ba koperative ngo bakazaza. Iyo ufashe imashini igira gute biba byoroshye kuba umuntu umwe yabikora, noneho ahubwo babandi babamambure ba koperative bakaba bajya mu yindi mirimo n'ubundi iteza koperative imbere. Kuko niba koperative wenda iri mu buhinzi bw'umuceri, bose ntabwo baba bagize gute, ntabwo bose baba bakora ibintu bimwe. Buri wese aba afite iki, ashobora kujya mu bindi bintu, sibyo? Ashobora kujya mu bindi bintu, ashobora kujya ku masoko, ashobora kujya kudiringa zindi aferi. Mbega umurimo w'imashini ugaharirwa nyine abantu bakeya. Uze ngo rero inama nagira rwose ubuhinzi babujyemo, numva ko bufite ibyiza byinshi cyane. Ikindi nama nabagira nuko nkuko natangiye mivuga, ntabwo imashini ngo niba uyizanye ugire gute ngo uhite uyijyana mu murima, uwo murima wawe ugira gute uteguye, sibyo? Indi nama nabagira nuko imashini ni imashini nyine ibisaba ubumenyi. Ngo bagane amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, babahugureho. Ntabwo ari ibintu wenda biba bikomeye cyane, ibintu ni ibintu byoroshye, umuntu wese arayitwara, yaba umugabo arayitwara, yaba umugore arayitwara, yaba urubyiruko barabikora. Ntabwo biba bigoranye, ahubwo ni ukureba ishuri ry'ubumenyingiro rikabimwigisha, cyane cyane muri ronda polytechnique birumvikana ko rwose baguha ubwo bumenyi. Bivuze ngo rero inama rwose ni iyo ngiyo, nibafata ubumenyi, nibakoresha iyo mashini. Twavuze ibyiza byayo byinshi cyane, kandi murabona yuko dukeneye kwihaza mu biribwa, cyane cyane no ku gihingwa cy'umuceri. Bivuze ngo umuceri ni igihingwa cyane cyane, ya amashuri akoresha umuceri mu bigo byabo, abantu bakunda umuceri n'ubundi ukuntu usanzwe uryoha. Bivuze ngo rero niba dushoboye gutanga umusaruro uri hejuru, bivuze ngo cyambere n'ibiciro, dushobora no kuzasagurira amasoko yaba ayo hanze, tukagira gute tukazatuwohereza hanze, ya made in Rwanda turi kuvuga. Ngo nabo hanze akazaho bati turashaka umuceri w'iki w'umunyarwanda, w'umunyarwanda rwose. Kubera iki? Kuko twabanje turihaza, rero dusagurira n'iki n'amasoko yo hanze. Bivuze ngo rero rwose inama abahinzi ibitabira ubuhinzi bw'umuceri, n'ubundi bari basanzwe babikora, ariko none iyo bashyizemo akantu k'imashini, bivuze ngo none birihuta cyane kandi bigatanga umusaruro uri hejuru cyane, n'imvune zikagabanuka, mbega ibintu bikaba neza. Tukajya muri cya cyerekezo tuvuga tuti ubuhinzi butera imbere, twihaze, dusagurire n'iki n'amasoko. Hanyuma umuntu ufite ubwoba yumva ko iyi mashini yaba ihenze cyangwa igoye kuboneka, wamubwira iki, wamusobanurira gute kugira ngo atinyuke? Bivuze ngo ushobora kwibaza ati ya mashini nyine ava hehe, cyangwa se yaboneka gute, cyangwa se wenda arahenze. Ibyo byose umuntu wese yabyibaza, ariko mu by'ukuri wenda icyo nababwira cyo nuko izi mashini numva ntabwo zikorwa mu Rwanda, ziva hanze. Ariko hari amakampani hano mu Rwanda atumiza izo mashini, akaba yagira gute, akaba yayiguhereza nkawe koperative, nkawe muhinzi nyine usanzwe ubikora. Bivuze ngo aya makampani ntabwo wenda ngiye kuvuga wenda ngo nayangaya aho ngaho nyine, gusa ayo makampani yo arahari, ikindi nuko ibiciro ntabwo bihenze, kuko urumva nawe wenda ushobora gushyira amafaranga ukumva biri hejuru cyane, ariko iyo urebye umurimo izagukorera, ukareba imyaka iyo mashini yawe izamara, biroroshye cyane kuba amafaranga yose wayigura wahita ugira gute, wahita uyagaruka. Kuboneka ni hanze, ariko abazitumiza iyo wayitumije nta nubwo rwose ntabwo ushobora gufata
ukwezi kurenga. Bivuze ngo shipping cyangwa se kuba bayikuvanira mu gihugu runaka ni ibintu byoroshye cyane. Bivuze ngo noneho igiciro nacyo n'ubundi biba bihari, yaba ku website cyangwa se n'ayo makampani yakubwira, hanyuma imashini yawe ukayibona. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Kandi turizera ko n'ubutaha nitugukeneraho inama, nitugukeneraho ibindi dushaka gusobanukirwa, twizeye ko rwose uzaboneka. Nzaboneka cyane ko ikintu cya mbere ubundi ni ukubwira abanyarwanda iterambere mu buhinzi, ikoreshwa rya tekinoloji mu buhinzi, kugira ngo uwo musaruro n'ubundi tugeze gute dukomeze tugende tuzamuka. Amahoro y'Imana n'abandi nawe. Murakoze cyane. Banyarwanda, murabyiyumviye neza rero ko gukoresha imashini itera umuceri biroroshye kandi birashoboka, ikindi kandi bitwongerera n'umusaruro. Ndizera neza ko nyuma y'iki kiganiro abantu mwateraga umuceri bisanzwe rwose musobanukiwe, mugiye gushaka izi mashini mugatangira kuzikoresha. Murakoze cyane. Ikindi kandi ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo izi nyigisho dutanga zinyuzwa kuri uru rubuga zigere ku bantu benshi, hanyuma igihugu cyacu rwose muri gahunda yacyo kihaye ibashe gutera imbere, donc igihugu cyacu kigere kure, twihaze mu biribwa, dusagurire n'amasoko, Afrika yacu itera imbere. Murakoze, murakarama. Ciao.